ndagira ngo ni mu kanya gato cyane gashize nibwo mugejejeho breaking news. Icyo gihe nakubwiye ko perezida wa Mozambique Daniel Chapo kamaze gusesekara hano mu gihugu cy'u Rwanda, ndetse ni mu mashusho nakugejejeho ku kibuga cy'indege mpuzamahanga cya Kigali. Yakiriwe na retired James Kabarebe, ndetse rero ni nayo wamuherekeje nyuma yo kumwakira. Ubundi haza kwakirwa na nyakubahwa perezida Paul Kagame muri village Urugwiro mu muhango udasanzwe n'ubundi tuza kubagezaho mu kanya. Ariko kandi ubwo naguteguriraga inkuru ikomeye cyane inagaragaza icyo twakitega nyuma y'uru ruzinduko, by'umwihariko ku ngabo z'igihugu cy'u Rwanda, aho zishobora kuba noneho kuri ubu ngubu usibye kuba zabarizwaga muri Afurika zigiye gutera intambwe zikaba zagera ku ruhando mpuzamahanga ndetse no ku isi yose mu gushinga ibigo bya gisirikare by'u Rwanda hirya no hino ku isi. Amakuru mashya nakiriye mbere yuko mugezaho iyi nkuru, ariko kandi biranajyana rwose, najyanye n'amasezerano amaze gusinywa hagati ya nyakubahwa perezida Paul Kagame ndetse na mugenzi we wa Mozambique Daniel Chapo. N'umuhango w'isinywa ry'ayo masezerano yasinywe hagati y'urwego rw'igihugu rw'iterambere RDB n'ikigo gishinzwe ishoramari no guteza imbere ibyoherezwa mu mahanga cyo muri Mozambique, ndetse rero hari n'andi masezerano ajyanye n'ubufatanye mu bya gisirikare mu kurwanya iterabwoba muri Mozambique. Aya masezerano ajyanye n'ubufatanye mu bya gisirikare niyo ngiye guheraho nkugezaho iyi nkuru maze kukubakira. Reba hasi handitse subscribe, n'amakuru menshi uzajya ukomeza kubonera ku gihe. Reka rero nanjye ntizimbye mu magambo mugezeho uko uru rugendo rw'amateka rwa perezida wa Mozambique ko rushobora kuba amateka mu mutekano w'akarere, ariko nanone rukaba rwaba n'imbarutso cyangwa se urugendo rushya rugaragaza uruhare n'ubundi rw'u Rwanda n'ingabo zarwo mu gukomeza kubaka amahoro ku isi yose. Ni Kigali hano mu gihugu cy'u Rwanda kwa 27 Kanama 2025 ni mu ruzinduko rwa diplomasi, ariko nanone rufite ubusobanuro bukomeye cyane. Nyakubahwa perezida Paul Kagame yakiriye mugenzi we wa Mozambique perezida Daniel Francisco Chapo ni muri village Urugwiro ni ku gicamunsi cyo kuri uyu wa gatatu, ubwo yatangiraga uruzinduko rw'iminsi 2. N'uruzinduko rugamije gushimangira umubano hagati y'ibihugu byombi. Uru ni rwo rugendo rwa mbere perezida Chapo agiriye hano mu gihugu cy'u Rwanda kuva yatorerwa kuyobora Mozambique muri Mutarama uyu mwaka wa 2025 ni nyuma y'amatora yo mu Kwakira 2024. Ibiganiro by'ingenzi by'abakuru b'ibihugu byaranzwe no gusabana bisanzwe byibanda ku bufatanye mu by'umutekano, ubwirinzi ndetse n'ubukungu, ahantu u Rwanda rumaze kugaragaza ubushobozi n'ubufatanye mu bijyanye n'ubufatanyabikorwa bukomeye cyane muri Mozambique ni mu kurwanya iterabwoba mu ntara ya Cabo Delgado. Uru ruzinduko rwatumye havugwa ibihuha byinshi cyane ni mu bijyanye n'ibya diplomasi, kuko ruje mu gihe gikomeye cyane muri Afurika y'Amajyepfo hakomeje kugaragara ibikorwa by'iterabwoba. Hashize imyaka igera kuri 4 ingabo z'u Rwanda RDF zoherejwe muri Mozambique mu mwaka wa 2021 zikaba zaragize uruhare rukomeye cyane mu gusubizaho ituze mu majyaruguru y'igihugu. Hari amakuru avuga ko ibiganiro byaba byiganjemo ibitekerezo byo gushinga noneho ikigo cya mbere cya gisirikare cy'u Rwanda mu mahanga i Cabo Delgado. Ibi byaba intambwe ikomeye cyane ishimangira ko Kigali ifite intego noneho ndende kuba isoko ry'igisirikare cy'ibitekerezo ni ku rwego mpuzamahanga gikora neza cy'umwuga kandi gishingiye kubudaheranwa n'intambara zidashira zose zikaba zashyirwaho akadomo muri icyo gice, ahubwo nanone bikaba byanagarura umutekano urambye muri icyo gice cya Afurika y'Amajyepfo. Iyo ntambwe yateza imbere u Rwanda nk'igisubizo ku isi ni mu kugarura ituze mu bice byibasirwa n'imvururu, bikagira ingaruka ku masoko y'ingufu mu mbabarire ni ku mugabane w'Uburayi ndetse n'inyungu za gisirikare za Leta Zunze Ubumwe za Amerika ubwazo. Reka turebere hamwe noneho kugira ngo usobanukirwe neza ibijyanye n'inkomoko y'ubufatanye, ndetse rero nuko umwuka mwiza ukomeje kugaragara hagati y'ibihugu byombi bijyana n'imibanire y'umutekano. Kugira ngo wumve neza ibishobora kuva muri uru ruzinduko birasaba kugaruka mu ntangiriro z'umutekano w'igihugu cy'u Rwanda muri Mozambique. Hari mu mwaka wa 2021 Mozambique yari ihanganye n'iyongera ry'iterabwoba mu ntara ya Cabo Delgado, aho abarwanyi bifatanyije na ISIS bazwi muri icyo gihugu nka Al-Shabaab cyangwa se Ansar al-Sunna wa Jama
bari barigaruriye uduce tw'ingenzi, byatumye rero abarenga miliyoni bahunga ndetse bishyira mu kaga imishinga y'ingufu z'amadolari ya za miliyari nyinshi cyane zaturukaga ku mugabane w'Uburayi, aho nk'ubwo ngubwo byose byari biyobowe n'ikigo gikomeye cyane cya Total Energy ndetse na Exxon Mobil. Ingabo za Mozambique FADEM zifatanyije n'umutwe w'akarere SADC mu butumwa bwari buzwi nka Samimo zari zaratsinzwe zivugwaho guhohotera abaturage ndetse n'ibibazo bya mikoro byakunze kugenda bibavugwaho kenshi. Aho rero niho u Rwanda rwinjiriye muri iki kibazo, ni ku busabe bwa Maputo. Perezida Kagame ako kanya ku ikubitiro ahita yohereza abasirikare bagera ku 1000 ni mu kwezi kwa Nyakanga 2021. Ni ku nshuro ya mbere Kigali yari yohereje ingabo mu kindi gihugu mu buryo bwa bilateral agreement. Uburyo u Rwanda rwakoresheje bwaragaragaraga, ni igikorwa cyihuse cyo kugarura imijyi nka Masimbo da Praia na Palma no kugarura ituze mu buryo bwihuse bitabanje kunyura mu butumwa bwa Loni cyangwa se n'ubundi butumwa bwagombaga gufata igihe kirekire. Hanyuma rero hakurikiyeho kwegera abaturage kugira ngo bongere kwiyumvamo ituze no gusubira mu buzima busanzwe. Byageze mu mwaka wa 2023 abimuwe basaga 250 bari bamaze gutaha. Imari n'ubucuruzi byari byongeye gukora neza ndetse n'icyizere cyari cyongeye kugaruka. Ingabo z'u Rwanda ni nyuma zageze ku mubare w'abasirikare bagera ku 5,000 nk'uko imibare ikomeje gushyirwa hanze ibigaragaza. Zirakorera mu turere dutanu kandi zakomeje gushimwa rwose ku bw'umwuga wazo bitandukanye cyane n'ibindi bikorwa bya gisirikare byagiye bigaragara muri ibyo bice, ariko kandi bikaza kugaragara neza ko ntacyo byigeze bihindura ku bijyanye n'umutekano w'abaturage ba Mozambique. Ubutwererane bw'uruhare bufitanye isano n'indangagaciro u Rwanda rwiyubatsemo ni nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka wa 1994. Nta ntambara twebwe tujya dutangiza ku bandi, ariko iyo baduteye bagomba guhabwa isomo rikomeye. Aya ni amagambo nyakubahwa Perezida Paul Kagame aherutse gusobanura mu ijambo rye. Ni mu by'ukuri rero u Rwanda rwafashe umutekano nk'umusingi w'iterambere. Ni muri Mozambique ingabo za RDF zarahatanye mu buryo bukomeye kandi zitsinda abo barwanyi, ariko nanone zanashyize imbere gufasha imiryango itanga ubufasha kugera ku baturage, gusana imihanda n'ibindi bikorwa remezo ndetse no gushyigikira inzego z'ibanze z'ubuyobozi. Uyu muderi washimwe n'ubumwe bw'Uburayi EU gutanga inkunga binyuze muri European Peace Facility EPF kuva mu mwaka wa 2022 ndetse bugeze no mu mwaka wa 2024. Nejo bundi rwose umwaka ushize gushyira handi mafaranga yo gukomeza gufasha ibikorwa bya RDF ndetse n'ingabo za Mozambique FADEM. Inama zabanje harimo n'iz'uruhande rw'inama y'umuryango wa Afrika yunze ubumwe EU muri Gashyantare 2025 ziragaragaza uburyo u Rwanda na Mozambique bafitanye umubano ukomeye cyane. Perezida Chapo wari guverineri kandi ukomeye cyane muri Frelimo arimo gushaka gukomeza gutsura umutekano n'iterambere ry'ubutegetsi bwe. Urugendo rwe i Kigali rubaye urubuga rwo kurushaho gushimangira ubwo bufatanye natangiye ngarukaho. Igihe yageraga ku kibuga cy'indege mpuzamahanga cya Kigali Kanombe yakiriwe n'abayobozi bakuru b'u Rwanda barimo General Retired James Kabarebe. Biragaragaza neza ko umutekano n'ubwirinzi kari byo by'ingenzi biranga uruzinduko rwe, na cyane ko uyu Retired James Kabarebe n'umwe mu bazwiho kugira uruhare rukomeye cyane mu mutekano w'igihugu cy'u Rwanda, ndetse ni na kenshi yagiye asura izo ngabo z'u Rwanda twakunze kugarukaho ziri muri Mozambique. Icyo abantu benshi rero barimo kuvuga nuko uru ruzinduko rushobora kubyara ikigo cya gisirikare cya mbere cy'u Rwanda mu mahanga i Cabo Delgado. Yego rwose nta tangazo ryemewe ryari ryasohoka, ariko nanone ibimenyetso bishya byakomeje kubyutsa ibyo bihuha nibi bikurikira. Nk'ubwo ngubwo muri Mata 2025 umugaba w'ingabo za Mozambique yasuye ingabo za RDF ziri Masimbo da Praia na Palma, yerekana uko umutekano uhagaze mu majyepfo ya Cabo Delgado, ndetse n'ubundi hakomeza kugaragazwa icyo cyifuzo cy'uko ingabo z'u Rwanda zahashinga imizi zinahubaka ikigo cya gisirikare. Ni mu kwezi kwakurikiyeho habaye impungenge zaterwaga no gutsinda
kwa Maputo mu kwishyura Kigali ku bikorwa by'umutekano bituma noneho ibigo bikomeye by'amavuta na gaze nka Total Energy bisaba igisubizo kugira ngo RDF itazavanwa muri ako gace. Nubwo ibibazo byabayeho, u Rwanda rwakomeje kugaragaza ubushake bwo gukorera Mozambique rugakorana n'abafatanyabikorwa mpuzamahanga barimo n'Ubwongereza. Nk'ubwo ngubwo ibi byagaragaye neza muri Gashyantare uyu mwaka turimo. Ikigo cya gisirikare cy'igihe kirekire cyafasha mu bijyanye n'ibikorwa, guhindura ingabo mu buryo bworoshye, gusangira amakuru y'iperereza no kwihutisha ibikorwa byo kurwanya ibitero byongera kwaduka, nk'uko byabaye mu kwezi kwa Kanama 2025 ubwo abantu basaga 60,000 bongeraga kwimurwa mu majyaruguru ya Mozambique. Usibye n'ibyo ngibyo, hari n'andi makuru avugwa ariko kandi hashize iminsi tuyagarukaho cyane. Uru ruzinduko rwa perezida wa Mozambique rushobora no kuba rwavamo isoko mpuzamahanga ku bijyanye n'intwaro za gisirikare, na cyane ko muri uyu mwaka nibwo u Rwanda ku nshuro ya mbere rwagaragaje ko rukora intwaro zigezweho kandi zizewe kuba zanakoreshwa mu ntambara zitandukanye, na cyane ko u Rwanda rurimo gufatanya n'ibihugu bitandukanye rurimo nka Israel mu gukora izo ntwaro. Hari amakuru yemeza ko haba aho muri Mozambique ndetse no muri Repubulika ya Centrafrica na hano mu gihugu cy'u Rwanda izo ntwaro zirakoreshwa neza n'ingabo z'igihugu cy'u Rwanda, ku buryo rero uyu perezida wa Mozambique yabazanywe noneho no gushora imari mu bijyanye n'iby'umutekano, yifuza ko ingabo ze zakoresha izo ntwaro zigezweho z'igihugu cy'u Rwanda. Ni ku ruhande rwa Mozambique ibi byaba igisubizo gihamye mu kurwanya iterabwoba, bitabaye ngombwa gukomeza kwishingikiriza cyane kuri SADC. Ni nyuma yuko Samimo isoje inshingano zayo mu mwaka 2024, ndetse tukavuga ko nta n'icyakozwe n'izo ngabo kigaragara kigeze kigerwaho. Ni mu rwego rw'ubukungu ikigo nk'iki ngiki cyatuma habungabungwa umutekano ukomeye. Ndagaruka kuri icyo kigo cya gisirikare. Ikindi kandi muri Cabo Delgado harabarirwa tiriyoni zigera kuri 65 ni metero kibe. Izo tiriyoni zose ni umutungo uzafasha Afurika mu ivugurura ry'ingufu kandi ugafasha n'amahuriro y'ubukungu ku isi yose. Ni mu rwego rwa politiki mpuzamahanga riri bitwabivuga hiki. Uburayi kuri ubu ngubu hanganye n'ibibazo by'ingufu ni nyuma y'intambara ya Ukraine. Burabona neza ko rwose gaze ya Mozambique nk'umutungo wakifashishwa mu kwigobotora ndetse no kwishingikiriza kuri gaze yo mu Burusiya bikaba byahagarikwa mu buryo bwa burundu. Twibukiranya ko kugira ngo iyo gaze ibe yatunganywe naboneke mu buryo bworoshye, byose byagerwaho ku bufatanye n'ingabo z'igihugu cy'u Rwanda. Leta Zunze Ubumwe za Amerika binyuze muri gahunda ya Prosper Africa zibona uburyo u Rwanda rukora nk'ubuhuje ingamba no kurwanya ISIS, bigatuma rero badakomeza kohereza ingabo zabo ku rugamba mu buryo bukabije, aho bumva neza ko akazi kakorwa na RDF kaba gahagije. Umwe mu basesenguzi yatwoherereje ubutumwa agira ati ikigo cy'u Rwanda muri Mozambique cyaba ari intambwe ikomeye cyane mu kwagura izina rya Kigali ni ku rwego mpuzamahanga nk'umuhuza w'ituze, kandi rero cyatuma rwose rufatwa nk'umufatanyabikorwa wizewe atari muri Afurika gusa ahubwo no ku rwego mpuzamahanga. Ibi rero bijyanye n'ibyo u Rwanda rwakoze mu bindi bihugu nko muri Repubulika ya Centrafrica twahoze tubigarukaho, ndetse n'ibyibazwa ko rushobora gukora muri Haiti, bikagaragaza uburyo bw'ivugurura bw'u Rwanda buto buto ariko nanone bugatanga igisubizo cyihuse kandi bugahuza umutekano n'iterambere. Usibye wenda na Haiti muri Amerika y'Amajyepfo twabigarutseho, hari n'ibindi bihugu byinshi byo ku mugabane wa Afurika byifuza ko u Rwanda rwakora nk'ibyo rwakoze aha muri Mozambique na Centrafrica. Gahunda ya Chapo mu Rwanda yo yerekana iyi ntego. Nk'ubwo ngubwo kwa 28 Kanama azahura n'abacuruzi b'u Rwanda anasure Kigali Special Economic Zone yerekeranye n'uburyo umutekano ushobora gukomeza guharurira inzira ishoramari, nk'uko u Rwanda rwavuye mu icuraburindi rya jenoside rukaba kuri ubu ngubu rufite ubukungu bwihuta cyane ku mugabane wa Afurika wose, ariko kandi utanasize ko ruza ku myanya ya mbere mu kugira umutekano. Nta gihindutse rero kuri uyu wa 27 cyangwa se ku munsi w'ejo araza gusura urwibutso rwa jenoside yakorewe Abatutsi hano mu gihugu cy'u Rwanda rwa Kigali, ibyibutsa ko ingabo z'u Rwanda
zavuye mu ngorane zikomeye ariko nanone zikaza kuba urufatiro rwo gushyira imbere kongera abasivile mu gihe cy'intambara mu kubagarurira umutekano ndetse no kubaba hafi, ndetse k'izo ngabo ari nazo zahagaritse mu buryo bwa burundu iyo jenoside yakorewe abatutsi. Ibi biratuma u Rwanda rufatwa nk'igisubizo ku isi ni mu kugarura ituze, rutohereza ingabo zitarenze ubushobozi rujyanye n'ubusabe bw'ibihugu bikeneye, kandi rero rukagira igisubizo cy'indangagaciro zishingiye ku burenganzira bwa muntu, rukanashyira imbere inzira n'ikiswe exit strategy cyangwa se gusohoza ibikorwa rwasize abaturage bafite ubushobozi mu buryo bwitaweho, cyangwa se kuba ingabo z'u Rwanda zava muri icyo gihugu zagiye kugaruramo amahoro ariko nanone zigasigira icyo gihugu ubushobozi bwo kuba nacyo cyakicungira umutekano. Ni muri Mozambique RDF yagiye ifasha mu bikorwa by'ubutabazi, ni mu gihe byasabaga amamiliyoni n'amamiliyoni mu myaka yashize, ariko kandi uwo muderi ushobora kuba uzakomeza binyuze mu kigo cya gisirikare gishya gishobora kuba isoko yo kwifashishwa mu bindi bice nka Sahel cyangwa se muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, by'umwihariko mu burasirazuba ahakomeje kugaragara umutekano muke, aho u Rwanda rushimangira ko FDLR igomba kwamburwa intwaro kugira ngo habe ituze mu karere kose. Abakemuramaka barimo raporo za Akridi bakomeje kugaragaza imbogamizi, icyuho mu kurinda abasivile no kubura inkunga ihagije, nyamara ibikorwa by'u Rwanda biragaragaza ko nta gusubira inyuma bikomeye byabaho, nubwo hari ibibazo bya mikoro, kandi rukaba rukomeje gushyigikirwa na EU ndetse n'Abongereza, ariko kandi u Rwanda rwagaragaje ko icyo dushyize imbere ntabwo ari ubwo bufasha mu bushobozi bwacu buke cyane. U Rwanda ruzakomeza n'ubundi kwitanga uko rushoboye mu kugarura amahoro atari muri Afurika gusa ahubwo no mu isi yose. Ibi rero nyakubahwa Perezida Paul Kagame nawe ubwe aherutse kubigarukaho agira ati, ntabwo turi abantu bashaka intambara, ahubwo twebwe turi abarwanyi bifuriza ineza isi yose. Tugana ku musozo rero, niba uru ruzinduko rwa Chapo rwerekeje ku masezerano yo gushyiraho ikigo cya gisirikare cy'u Rwanda nk'uko wenda byamaze no kwemezwa, u Rwanda n'iki gihugu cya Mozambique bamaze gusinya amasezerano mu bufatanye mu bya gisirikare, tutari twasobanukirwa neza icyo ashingiyeho, ariko nanone byaba ari uguhindura uburyo Afurika iyoborwamo mu mutekano, u Rwanda rukohereza modeli y'amahoro binyuze mu mbaraga ku rwego rw'isi yose. Ni ku baturage bavuga ururimi rw'Ikinyarwanda, ibi byaba icyemezo cyerekana ko Kigali ikomeje kuba umuyobozi mu kurwanya imitwe y'iterabwoba, aho rero FDLR mu karere nayo ishobora kuba yashyirwaho akadomo mu buryo bwihuse, ariko nanone bigizwemo uruhare n'ingabo z'igihugu cy'u Rwanda cyangwa se mu bufatanye nk'ubu ngubu, by'umwihariko igihe abarwanyi bazaba basubiye inyuma, amayira n'amasoko ya gaze, amashanyarazi byongeye gufungurwa, ingabo z'u Rwanda zizaba zitakiri ingabo zagiye gutanga ubufasha gusa cyangwa se abafasha igihugu mu bijyanye n'ingufu, ahubwo icyo gihe bazafatwa nk'abanyamahoro cyangwa se bafatwe nk'intwari zongeye kugarurira icyizere abaturage aho ngaho muri Cabo Delgado, ndetse no kongera kugarura ituze, ariko nanone bijyana n'ubukungu, dore ko iyo gaze ikenewe cyane ku rwego rw'isi yose. Nkuko rero ibiganiro bizarangira isi yose itegereje, ese uru ruzinduko ruzabyara igihe gishya aho ingabo z'u Rwanda zizafatwa nk'urufunguzo rw'isi yose ni mu kwagura ituze? Ibi byose reka dukomeze tubitegereze.